twagiye live. Okay, so AbaVip, we need to talk. Uyu munsi turaza kuvuga ku kintu gikomeye, ukuntu tugomba gusavinga amafaranga. Ni ikintu gikomeye. Uyu munsi ndababwira uburyo wa savinga amafaranga muri shopping, mu nzu n'ibintu byose bitandukanye. Let's go. Hello abakunzi ba Legacy Show kuri AbaVip TV. Muraho saba VIP mumeze neza. Uyu munsi rero nkuko musanzwe mubimenyere tubazane ikindi kiganiro. Uyu munsi turaza kuvuga ku kintu gikomeye, tuza kuvuga ku kintu cyitwa gusavinga amafaranga. Ndaza kubabwira udukuye tumwe dutandukanye kuko mushobora gusavinga amafaranga muri areas zose. Harimo housing cyangwa se rent, ukuntu ushobora gusavinga ahantu, ushobora gusavinga muri shopping ukora buri munsi, ukuntu ushobora gushopinga ku bintu wishyura mu rugo, n'ukuntu ushobora gushopinga kuri entertainment ku bintu bikunezeza ndetse n'ibyo. Uyu munsi ndaba twudukugiro twose ukuntu ushobora gusavinga amafaranga kuri icyo kintu, kubera yuko biri ngombwa cyane. Bango rero wowe mu VIP urandeba bwa mbere, iki ni ikiganiro tuganira cyane ku kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. So niba ukora ibiganiro nk'ibi bigufasha kwiteza imbere, this is your channel, subscribe, liking, hanyuma na sharing. Hanyuma rero sasa ko AbaVip nababwiraga uyu munsi turavuga kuri saving money. Tumaze iminsi rero tuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Tumaze kuvuga kuri investing, ukuntu investing amafaranga akabyara yandi. Ubushi icyumweru gice twavuze ukuntu ushobora kongera income ukorera buri cyumweru, bango wongeyeho udu side hustles ku ruhande cyangwa se guhasoringa. Twavuze mu biganiro bishize ku watangiza to business, ibintu byose bitandukanye. Ibintu byose ni ibintu byongera income, no vuga ngo bizana amafaranga menshi mu mfuko wawe. Ariko uyu munsi kintu tugomba kubanza kwibaza AbaVip no kufasha indobo nubwo wayisukamo amazi, ugakomeza ugasukamo amazi aho ukongera n'amazi yisukamo, ariko ukabona ngo indobo ntiyuzura. Ikintu cya mbere ukora ni iki? Utereba munsi ukareba niba itava, niba amazi atarava munsi, kubera yuko uko wakomeza ushira mu ndobo amazi menshi ndetse ukanayongera, ariko n'umunsi yayo ifite igitoboro amazi arasohora, ari amazi arasohoka, indobo ntishobora kuzura. Ibyo nshatse kuvuga ni iki? Nuvuga ngo income yes irinjira, ariko utazi gusavinga ntishobora kugeraho. Niyo mpamvu abagabo b'abahanga bavuga ngo buriya it's not about what we make, it's about how much we save. Ni kuvuga ngo ushobora no kubukorera menshi ariko usohora menshi utazi kuyabika, nanone nta kintu wageraho. Niyo mpamvu rero uyu munsi tubasha kuvuga kuri saving. Uyu munsi tuvuga kuri saving muri zo areas zose, mbere ka AbaVip ukuntu mushobora gusavinga muri zo areas zose. Rero AbaVip reka duhere kuri area ya mbere ya shopping. Igituma tugomba kubanza kuvuga ku gusavinga nuko ugomba kumenya AbaVip amafaranga uspendinze abagiye, ariko amafaranga iyo yasavinze urainvestinga, urayashora hanyuma akabyara yandi. Nicyo kintu gitandukanya umuntu uguma hasi ndetse n'ujya hejuru agatera imbere. Zivuga ngo rero reka duhere kuri area ya shopping. Nkuko nari maze kubabwira, shopping ni ibintu byose tujya kugura, imyenda, amashati, ibirato n'ibiki byose. Hari akantu kamwe njya nkunda, tuvuge niba ukeneye imyenda, turi utuntu tumwe dushobora gufasha guhindura uburyo utekereza. Tuvuge niba ukeneye umwenda, ishati, isaha cyangwa se ibirato. Ngiye ikintu cya mbere nkora mbere yo kugura ikintu, ndabanza buri munsi nkareba, niyo ngeze mu iduka nkareba, tuvuge ikintu kigura $50, ndabanza nkareba nka convertisa ayo mafaranga icyo kintu kigura mu masaha nkora. Nuvuga ngo niba nkorera $10 ku isaha, hanyuma ikintu kikaba kigura $50, ndavuga ni aya ni amasaha yanjye 5 yicaye ku kazi ngiye gutanga ku kirato. Yes, niba ikirato gikomeye sava, ariko se tuvuge mbonye isakoshi cyangwa se mbonye nk'ikabutura y'indani igura $60, ama nkareba ikabutura y'indani cyangwa se isakoshi ku bagore igura $400, ukorera amasaha 10 ku isaha, ugiye gutanga icyumweru cyawe cyose cy'akazi, amasaha 40 yose agiye kugenda mu isakoshi. Utwo tuntu dushobora gufasha kureba neza na neza niba koko waspending cyangwa se no spending, kuko abantu benshi ntibireba muri ubwo buryo. Abona $300, $400 agumva ni sawa, ariko iyo bishize mu masaha ukora, hari igihe ureba ugasanga utanze icyumweru cyawe ku kintu gisanzwe. So nuvuga ngo rero kuvuga ko nakantu kambere gukora. Ikindi kintu nacyo AbaVip mugomba kumenya kuri shopping, nukumenya gushopinga off season. Gushopinga off season bivuze iki? Nuvuga ngo niba ugiye kugura imyenda ya summer, genda uyigure iyo winter itangiye.
je niko shopping ngo amashati menshi mfite nambara kenshi ndagenda nk'ubu ngubu sama nirangira mu kwezi kwa 10 mu gihe bariho barashira kuri sale ibintu byose byasama kigiye uragenda ugatoranya udupira twiza n'amashati meza ushobora kuzambara muri next year kandi icyo gihe biri kuri sale kandi ibi ngibi ni ibintu biri hose ni ngo no hanze Amerika ndetse n'iwacu muri Afrika nuko ugiye gura ikoti ry'imbeho cyangwa se ikoti ry'imvura mu gihe cy'imvura urigurisha aba ariho ararihenda ariko trust me ugiye mu isoko ugafata igikoti kiremereye cyane ukakigura hatsi izuba mu kwezi kwa 6 mu kwa 7 mu kwa 8 umuntu ayumva n'ubundi wakimuvanira aho ngaho. So that's the thing, ni mu shopping ibintu off season akanako nakaneka kuri abantu batazi. Hama kandi kantu rero ku bantu bamwe namwe bashobora kuba afite impulsive buying. Bamwe impulsive buying ni babantu abona ikintu online kumva arashaka kukigura, abona ikintu agashaka kukigura. Abo ngabo hari ntuzivuga ngo jya wiha iminsi 3. Ikintu kiza mu mutwe wiha iminsi 3 uvuga uti ko ikintu gikeneye. Wiha iminsi 3 urebe koko niba ugikeneye. Iyo minsi 3 nirangira cya kintu wumva ukigishaka uzakigura. Ariko nuko 72 hours rule cyangwa se iminsi 3 nuko ituma umuntu yongera gutekereza akamana ko icyo kintu ko wataragikeneye. Uvuga ngo rero utu n'utuntu dushobora kugufasha muri shopping. Hama abandi bantu nabo bashobora kuba batuye muri bino bihugu, icyo navuga hari n'ahandi hari uburyo ushobora kugura imyenda mu buryo buhendutse. Ushobora kujya mu mall cyangwa ariko ukajya ahantu handitse imyenda ya on sale. Ngiye niho mpita nirukangira. Cyangwa ahantu bariho bara clearing ndetse clearance. Ngiye niho mpita nirukangira. Nkajya kugura imyenda, inkweto n'ibiki byose biri kuri clearance. So two n'utuntu twiza ushobora gukora. Abazi online shopping, ushobora shopping online, ushobora kubona utu deal aho ngaho. Ikindi nacyo no kuva mu rugo ufite amafaranga ushaka guspendinga mu kuti anga yasinyarenze mbere yo kutangira kubona ibintu ukunze. Utwo no du tips dushobora gufasha muri shopping. Kandi noneho ku bantu mutuye muri Amerika hari n'izi website ebyiri yitwa freecycle.org ndetse na nextdoor.com. Izi website ni ushobora kujyaho ukaba wabona ibintu for free, ibishi dukeneye cyane cyane bafite abana abariho ababyeyi aho ngaho baratangira by'abana for free. So izi ni website wakoresha cyane cyane mu bantu muri mu mijyi minini mukabasha kubona ibintu bya free, cyangwa se niba ari ikintu uzakoresha umunsi mukaba wagitira umuntu akakigutiza for free. Ni kuvuga ngo niba hari ukuntu wagabanya kuri shopping gabanya. Ini area ya kabiri rero twara abana amafaranga ni area ya entertainment cyangwa se kwinezeza. Ingiriro kenshi kabikunze kugora abantu. Icyo navuga hari uburyo ushobora naho gusavinga amafaranga muri entertainment. Cyane cyane ku bantu mufite imiryango hano muri Amerika hari website yitwa mykidseatfree.com cyangwa se mykidseatfree.org. Iyi website ni nziza cyane. Uvuga ngo mu mujyi wose urimo ushobora kujyamo ugashiraho umujyi wawe naho utuye bakakwereka ama restaurant yose ari mu mujyi wawe, abana barira for free. Ibaze rero ufashe ufite abana babiri cyangwa ufite abana batatu ugafata umugore wawe n'umwana mukagenda abana bakarira free. Kandi cyiza nuko niyo ukoresheje Google cyane cyane ku bantu muri Amerika no muri Canada ukashiraho muri Google ukashira uti tuvuge nk'ubu tuba hano muri Auburn ushaka kuvuga uti restaurants abana barya for free in Auburn. Icyo gihe zitaziza hamakaguha n'iminsi abana barira for free. Ako rero umugenda sinzi wowe ariko iyo savinze ku bana nka 2-3 usavinze nk'amadolari meza 40 akona keza ushobora kwishimisha kandi una savings at the same time. Hanyuma ikindi nacyo ni ku bintu by'amateleviziyo n'amakebo n'ibiki byose. Uyu munsi nzi niba hari AbaVip benshi muzi yuko ubu ngubu dusigaye dufite online streaming services. YouTube ifite TV, hari yitwa Sling TV, hari ama TV ngubu menshi ku buryo wagenda ukarika ya TV ya cable TV dusanga tuzi ya satellite y'amadolari 150 ku kwezi, ukaba wajya kuri za YouTube TV, Sling TV n'amadolari 30 ku kwezi kandi ufite amacano yose. Kandi kenshi ibintu turanabigira ariko nta n'umwe tubona kureba televiziyo. So niyo ushobora kugabanya aho ngaho. Kuba kunda movie hari nuza na nakoze research ndabona yitwa Sony Crackle. Iyo rero Sony Crackle yo ubonaho movies are for free. Hari n'indi jone twari turebera ama movie ya free, completely free. Ariko ikibazo z'izo ngizo kora ko ziba ziri free bashira ama publicity nimwe mu kigihe uricara ukora publicity ariko nibisanzwe. Urumva rero AbaVip ugasanga ugize entertainment for free. Ngiye sinzi mwebwe ariko kuri jewe ibintu biri free ni byiza cyane. Unenjoying ibintu biri free. So urumva rero kugira entertainment for free it's a good thing.
free imeze nka magic. AbaVip ndagarutse nari ngiye kureba akadiri ngo ndebe ko hari ikintu cya fresh ura kuba nabonye. Umva rero icyo nababwiraga amarusa no reka tuvuge ku kuntu wasavinga amafaranga ugeze mu bintu byo mu rugo cyangwa se ibyo nakwita utilities, ibintu dukeneye bya buri munsi, umuriro, amazi, ibintu byose nk'ibyo ngibyo. Ku bantu mu muri Amerika abenshi cyangwa Canada, mu bantu bamwe muri mastate ashyushye mukoresha cooling, abandi mu mastate akonje mukoresha heat. Waruzi yuko ushobora gusavinga kuri heat na cooling byibuze ugabanije degree 5 cyangwa kuri 7 kuzo washakaga. Iki ni gitangaza. Urugero tuvuga ngo niba wowe ushira inzu muri 80 ukumva umerewe neza, uyishize muri 70 muri 70 hanyuma tuyoko tubikora hano inzu ntigiverenga muri 70 ya muri winter y'abahe tukambara amakoti. Hanyuma icyo gihe biri proven yuko savinga hafi 10% y'amafaranga buri kwezi. Iki ni gitangaza. Hari igihe rero cyane cyane niba ufite inzu niki uzabona yuko iyo bill ya heating na cooling ishobora kuba menshi, ishobora kugera amadolari 300, 400, 500. So tuvuga ngo savinga 30-50 buri kwezi ku inshuro 12 na amadolari 600. Kandi ikindi kintu nacyo, it's not about how much you save, ahubwo ayo mafaranga usavinze ibaze yuze ku investing amafaranga ari kuba yarabyaye yandi. Igitangaza. Noneho nko ku muriro, ko ku muriro akenshi dukunda gusiga amateleviziyo, amatelefone byose tudakoresha tusiga tubicometse. Niyo twabizimya ko muri twebwe ntabwo tuzi yuko electronic cyangwa se appliances icometse nubwo itabiri irakora, nubwo yabizimye ngo ikomeze igakurura electricity yitwa cyangwa se phantom electric. Iyo rero usanga ngo akenshi iyo twishyuye amadolari nka 200 cyangwa se amadolari 100 buri kwezi, ngo 10% 10% y'ayo mafaranga buriha azamuka kuri electricity yawe naba yakuruwe n'ibyo byuma wagomije wakije ijoro ryose kandi utarabikeneye. Tuvuga ngo AbaVip mutekereze kuzaya mucomora amateleviziyo, ibiki byose, ibintu byose mudakeneye kubera bicometse mu mu bicomora. Hanyuma kandi gatipu kanyuma ku bantu bashobora kuba bakoresha amamashini yo kumesa n'amamashini yo kumutsa hano muri bino bihugu, waruzi yuko iyo umeshe mu gitondo muri peak hours bagutwara amafaranga menshi cyane kuruti iyo umeshe cyangwa se ukumutsa mu gihe cya ibintu mu gihe electricity dakenewe. No uvuga ngo mu gihe cya nijoro, mu gihe cya overnight, ngo umuntu utangiye gufura saa 6 z'ijoro, saa 7 z'ijoro akarara bifura. Icyo gihe muri mu masateri peak hours amafaranga amakampani zamwe namwe aca ari make yakuruta iyo ari mu munsi abantu bose bashaka electric cyangwa se power. So iki ni ikintu gikomeye cyane. Ko n'utuntu tumwe mushobora gutekereza. Hanyuma namwe abandi AbaVip mudafunga ububati bwo mu byumba n'ibicyo gasanga closet irarangaye kandi cooling irimo cyangwa se heat irimo. Waruzi yuko urura konjesha niyo myenda ubona yishyushya kandi mu byukuri imyenda ntikeneye cooling cyangwa cooling. Ugasanga rero byongeye electricity for no reason. AbaVip mujye mbenga sure icyumba gifunze neza, utubati dufunze neza, udakomeje gukonjesha iyo myenda cyangwa ukomeza gushyushya iyo myenda ntibikeneye. Ahubwo biro birongeza heat yawe for no reason. So two n'utuntu tumwe ushobora gutekereza mu kugira ngo utilities zawe zigamanuke. Rero AbaVip murabizi musikana nanjye kugeza ku musozo mbaka bonus buri munsi. Nimutekereze house hacking. Inirwa nyivuga mu video yanjye menshi ariko sinshobora kwibabwira enough kuko inginge niyo yafashije gusavinga cyane mu rugendo rwanjye ntangira. Kubera yuko house hacking ivuze iki kwandika manze bisobanure. Ni hamwe ugura apartment ukaba hamwe ugakodesha handi. Cyangwa se ku bantu mushobora kubona munakodesha. Cyangwa se ufite inzu nini nubwo itabera apartment, shira igice kimwe cyangwa iki ubisepare hanyuma ugikodeshe ku bandi bantu. Cyangwa se niba utuye hano no muri Afrika ubu byahageze ushire kuri Airbnb, tukungiza udufaranga hanyuma uwo mupangayi cyangwa umuntu agufashe kwishyura ahantu uba. So akonaka agatekerezo shakuba. So ngo rero uyu munsi ikiganiro cyari about how wa savinga amafaranga. Ndabizi kinago ari ikiganiro cy'abantu bose ko benshi bakunda go spending, ariko VIP you savinga amadolari 30 buri kwezi abari amadolari 300 wireba ngo amadolari 360 niyo savings mu mwaka. Ahubwo fata amadolari 360 iyo investishije yo yabyara amafaranga ngahe mu mwaka, mu myaka 2, mu myaka 5 cyangwa 10 niko umuntu ahinduka financially free. So nuvuga ngo rero naho gutaha AbaVip, God bless.
bye bye.